binagusezeranyije kera tukiri batoya baby nagusezeranyije kutazigera urira kandi uziko nagukunze kera tukiri batoya have sinkeneye kukubona urira ibyishimo byawe nibyo binkorera kumenyana nawe byandinze hangover icyaza mu mutima wanjye ukaza turamu wawe cyaza mu mutima wanjye ukaza turamu wawe. Iyo nkurebye nkakubonana ikitwa gitari ntangira kwibaza ko urumwe mu bantu baririmba indirimbo nakita izumuco cyangwa se abantu baririmba mu bisope bigiye bitandukanye. Hari ukuntu abantu bakunze gucuranga gitari kenshi usanga bakora mu bitaramo by'ubukwe ndetse mu bisope bigiye bitandukanye ariko byerekeza ku muco. Ese Solo Boy we ni muntu ki mu bijyanye na muzika nyarwanda? Kanje ulakala kanje uzambyarira abana ni wowe nakunze sinshobora kukwanga cyangwa kukwibagirwa ibyo sinabirota ufite polo ufite pusi ufite gwede ufite body imwe muzo nakunze message zanjye kabisa numvaga mfite byinshi ngomba kugeza ku banyarwanda ngomba kugeza ku batuye isi cyane cyane ko usanga mu isi harimo byinshi bikwiye guhinduka. Byanze bikunze hari ukuntu nyine wagiye uvibinga no kuntu wagiye ukora ibihangano byawe ukareba hari ukuntu abafans bawe babyakira ukavuga ati wenda byanze bikunze ni ikihe gihangano ku bwawe wakoze nka Solo Boy ukabona ko cyagize vibe gifite ukuntu cyakiriwe n'abafana cyane kurusha ibindi? Nikorera ku giti cyanjye si ukumfata nk'umuntu wikorera ku giti cye nge nkora ku giti cyanjye niyo mpamvu nkubwira ngo nge ninjye muhanzi wanyawe ushobotse kandi ushoboye. Irabasare kuri base yahetse umwana mu ngutiya yahetse umwana mu ngutiya kandi umugabo wari mwarimu bamuhaye amafaranga ngajye ku isoko ageze agura inyama. Rero abasitari nabo bagomba kugerageza bakazamura barumuna babo kubera yuko uyu munsi hari abasitari nabo bari kugenda babura kandi nta muntu nifuriza kugira ngo abure asize ubusa. Yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonji de Superboy Sama nibwo nteta kundi mutaragwamotse umwizi utagira inenge no kukimunye nkora kuko apete bapeti ya push ndapre propose ameke peti za peti bayitupa mu matsinda nkuko mubibonera cyari Big Town TV ndetse n'izindi platform zacu zigiye zitandukanye. Ikitwa Big Town TV cyose ngusaba kugi followinga aho kiva kikagera by'umwihariko rero ntangira nsubiza abantu bari hirya no hino mu bice by'isi bigiye bitandukanye by'umwihariko bari muri East Africa u Rwanda Burundi Uganda cyane na Tanzania ndetse n'inshuti zacu z'abadiaspora ziri hirya no hino. Uyu munsi rero nkuko mubibona imbere kuri kamera za Big Town TV turi kumwe n'umwe mu byamamare umustari umuhanzi kabuhariwe umwe mu bantu bagiye bakora ibikorwa bikomeye cyane mu showbiz nyarwanda by'umwihariko mu ruhando rw'umuziki. Murabona icyo bita gitari afite uburyo akaranga solo afite uburyo akaraga solo ye mukagenda muvuga ngo ibintu n'uburyo n'ubwa mbere tumwakiye kuri Big Town TV ndetse ariko ntago ari bwo bwa nyuma reka muhereze ikaze kugira ngo nawe atangire yibwira abakurikiye Big Town TV. Yitwa Solo Boy ntabwo nibuze kumubabwira kuko nawe afite uburyo bwiza bwe ari buze kwivugamo tuguhaye ikaze cyane. Baby nagusezeranyije kera tukiri batoya baby nagusezeranyije kutazigera urira kandi uziko nagukunze kera tukiri batoya have sinkeneye kukubona urira ibyishimo byawe nibyo binkorera
kumenyana nawe byandinze hangover icyaza mu mutima wanjye ukaza turamu wawe cyaza mu mutima wanjye ukaza turamu wawe ya ni Gustave Solo Boy wanyawe Gustave Solo Boy mwenyewe umwe wanyawe umuhanzi byahamye ewana bro ubuzi kukaragamo ikitwa gitari urayikira gitari rwose ukarushanya nyamitari bana gake uko Imana ibidushoboza nibyo dukora gusa ikingenzi nuko duharanira guha abakunzi bacu ibintu birenze yego kurusha ibyo twabahaye ejo yego urajya ngo ni Gustave Solo Boy why Solo Boy Solo Boy umuhungu mwiza utarya iminwa umugabo wa nyawe uhamye umugabo w'umunyarwanda kandi koko ufite n'ubunyarwanda mu mutima ndetse no mu bumuntu bwe yego akaba ari umuhanzi ari umuririmbyi ari umucuranzi nkaba ndi umuhanzi umuririmbyi nkaba ndi n'umucuranzi umwanditsi w'indirimbo ndetse mwiza yego ku kantu buryo utakongeye ako kantu ni ngombwa ubu byangije byose nkaba rero ndi umutaramyi byahamye nkaba ncuranga ahantu henshi hatandukanye habaye ama event atandukanye haba mu bukwe turahakora haba mu birori bya leta turahakora haba cyitwa show cyose yego iyo nkurebye nkakubonana ikitwa gitari ntangira kwibaza ko urumwe mu bantu baririmba indirimbo nakita izumuco cyangwa se abantu baririmba mu bisope bigiye bitandukanye hari ukuntu abantu bakunze gucuranga gitari kenshi usanga bakora mu bitaramo by'ubukwe ndetse mu bisope bigiye bitandukanye ariko byerekeza ku muco ese Solo Boy we ni muntu ki mu bijyanye na muzika nyarwanda njyewe rero mu bijyanye na muzika nyarwanda ndi umuntu wese nkora indirimbo zose zibaho cyane ko buri indirimbo zose ni iz'umuco ntabwo nzi gutoranya ngo iyi ni iy'umuco nk'iyi ntabwo ari iy'umuco ahubwo biterwa n'uwo muco uwo ari wo dushaka kugaragaza njye rero nkora indirimbo zose by'umwihariko indirimbo zanjye kuko ni indirimbo byanga bikunda zigomba kungeza aheza natekereje ni indirimbo zigomba kugeza aheza abatekereje bivuze ngo we uru rusobe uruvange rw'ibintu byose iyo tugendeye ku muco urarimba indirimbo zisanzwe z'isi ukaririmba indirimbo za gakondo ndaziririmba z'abandi bahanzi nyine batubanjirije indirimbo zanjye zigezweho uyu munsi kuko indirimbo zanjye uyu munsi ziri mu zigezweho mu Rwanda yego iz'abahanzi bakuru banjye bambanjirije nanone ariko atari bamwe ba kera cyane aho se umuntu aba mbese nyine kabisa tuba dukorana neza ugasanga ibintu ni amahoro yego tugitangira rero nagira ngo bisibira utangire uhereza bamwe mu bakunzi bawe cyangwa se abafanizi bawe by'umwihariko n'abakurikiye Big Town TV utangire ubinjiza mu nganzo yimwe mu ndirimbo zawe ukiri gitagitari uranungura cyane nkabibona umunsi ku munsi ababibona barabibwira kubw'urukundo rwacu baby byacanze benshi bibabaza benshi ariko ruratsinda cyane oh my angel mwana mwiza w'ikimero mukobwa mwiza w'uburanga budahigwa mu by'ukuri wavukanye ikinyabupfura nukureba mu maso arabibona Angelique we mukobwa mwiza mwana mwiza w'uburanga budahigwa nukuri wavukanye ikinyabupfura nukureba mu maso arabibona oh my angel oh my angel wakanje ulakala kanje uzambyarira abana ni wowe nakunze sinshobora kukwanga cyangwa kukwibagirwa ibyo sinabirota ufite polo ufite pusi ufite gwede ufite body imwe muzo nakunze ukazitura komana abandi bagakomanga induru ziravuga ibyo binera kwibaza iyo naza gukunda wowe ninde twari kumenyana
azi ibyishimo byanjye uko mbishaka umunsi ku munsi. Oh my angel, oh my angel, urakagufa kanje urakala kanje, uzambyarira abana ni wowe nakunze, sinshobora kukwanga cyangwa kukwibagirwa, ibyo sinabirota. Oh my angel, Gustave Solo Boy. Solo Boy. Wanyawe. Oh my angel. Urakagufa kanje urakara kanje, Oh my uzambyarira angel. abana. Wow. Yeah. Nuko babyifashe Solo Boy, oh my angel. Yeah. Ndakeka ko indirimbo yawe yitwa My Angel. indirimbo yitwa My Angel, iri ku mbuga zanjye zose nkoranyambaga, Mm. na YouTube ni Gustave Yego. Solo Boy. Rero ugeze ibihangano byanjye byose tubibona kabisa. Ewana bro, ntakubeshye mu byukuri, ngiye kano karimbo ka My Angel karage karamfata karangira igita karamanuka mu misonga, gafata imisokoro yose neza neza karamanuka, numva kangeza ahantu ukoreshamo gitari ndetse n'ijwi ryiza ryawe ryuje ubwuzu ndetse n'igikundiro. Ndavuga ata ahantu ufite aho wataramiye ndakeka ko nta numwe ushobora gusinzira. Oya. Ubundi ngo nta munyabirori ukonja, Nta munyabirori ukonje. yahuye na Solo Boy. Yego. Ebana haba mu gitaramo cyangwa atari mu gitaramo. Yego. Yeah. Yes, Solo Boy rero by'umwihariko nkurikije uburyo nyine ngena nkurikirana ibihangano byawe, urumwe mu bantu bavunwa. Niko ntekereza ariko no gukora ibihangano, burya gukora indirimbo zirenze zingahe, uraza kutubwira wenda umubare w'indirimbo umaze gukora, zikari ikintu kiba kitoroshye cyane, kwigondera audio ndetse na video ukabikora ukabishyira hanze ni ikintu kiba kitoroshye. Uyu munsi wa none kuki wafashe umwanzuro wo kuba umuhanzi mu gihe tuzi ko muri industry nyarwanda hari ibintu byinshi byo gukora, ariko waravuze ati nka Solo Boy reka mfate gitari njye kuyi imihanda nitereke nanjye ntangire nkora umuziki. Ibyo byose ikintu kibitera ni impano. Ubundi impano igupushinga kuba uwo ishaka kuba. Bizagorana cyane kubona umuntu ushaka kwiga mekanike bakamujyana mu buhinzi bworozi, ntabwo ashobora kubyiga, niyo byiga akabirangiza ntabwo ashobora kubishakamo akazi kuko kwiga bikunda kuko atari impano ye, asubira kwiga mekanike nyuma yashaka akayiga muri TVET. Jewe rero nkora umuziki wanjye kubera impano, kuwukunda, cyane cyane ko umuziki buriya ni ikintu cy'isanamitima. Umuziki nawo ubwawo ni irindi shuri rya gatatu. Rero njye nifuje kuba na message zanjye kabisa, numvaga mfite byinshi ngomba kugeza ku banyarwanda, ngomba kugeza ku batuye isi, cyane cyane ko usanga mu isi harimo byinshi bikwiye guhinduka, kandi nta handi nshobora kubivugira kuko ntabwo ubushobozi mfite bwo kujya kuri mikoro y'isi yose. Ariko iyo ngeze ku muziki wanjye, igitekerezo cyanjye ndagitanga kandi kikagerwaho. Niyo mpamvu rero njye nihebeye umuzika cyane kuko muzika uraruhura, nta nubwo ushobora kugira stress nyinshi uri umunyamuziki. Iyo uri umunyamuziki ugira ukubaho bitandukanye n'abandi bantu. Buriya iyo urebye nk'abanyamuziki b'abasaza, nimba warabonye nka Alpha Blondy atarapfa, Yego. yari umuntu wakoraga umuziki ubona ari umusaza ndetse rukukura, ariko rero ubuzima yibereyemo ukabona abayeho nk'umusore. Kiriya rero nicyo gisobanuro cy'umuziki. Umuziki ni ibyishimo, umuziki ni ubuzima, kandi umuziki ni ikintu gituma umuntu ahorana akamwenyu mu maso. Niyo mpamvu rero nakoze umuziki. Uyu munsi wa none Solo Boy turi kumwe ni umusore uri hagati y'imyaka 20 ndetse na 30, by'umwihariko bivuze ko uri mukuru. Ebana ndi mukuru, umudakuriye ubusa ariko. Umudakuriye ubusa. Byanze bikunze ufite ukuntu ndi mukuru. Ufite ukuntu uri mukuru. Siko bisobanura byose kuko byanze bikunze burya n'abatureba nabo bafite uburyo bisobanura bamenya ngo
gutuma umuntu ari mukuru bagahita bumva icyo ushatse kuvuga. Turaza kubimenya. Uyu munsi bane bajya bakora kuvuga ko impano y'umuntu burya ngarayivukana kandi arayigendana. Solo Boy yatangiye ryari kwinjira muri music ndetse yamenye ryari kari umunyempano uko ushobora gukora ibihangano bigiye bitandukanye. Nje rero ni kera cyane pe nakubeshe buriya nkuko navuga ngo ndi mukuru ndabyibuka neza indirimbo ya mbere nayihimbye nicaye hejuru y'inzu nimba nari ndi gukora ikimama sinzi narimo kugira amategura neza twari dufite igikoni mu rugo kiriho amategura noneho sinzi ukuntu cyavaga noneho njyayo ngiye kuyagira neza nari nkiri umwana noneho birangira niyicariye ngumayo birangira mpimbiye y'indirimbo uwo munsi iyo ndirimbo narayihimbye yari y'Imana ariko kuko nakundaga nyine kuba mu rusengero nahimbye indirimbo y'Imana bwa mbere ariko ubwo sinumvaga ko ndi umuhanzi 100% ariko n'ubundi nakundaga Lucky Dube cyane kuko papa yarazicurangaga indirimbo za Lucky Dube cyane ndazikunda pe noneho umunsi naringiye muri segonderi mu wa mbere umwaka wa mbere nagiye kurangiza wa segonderi buriya navuye no muri studio yego nari narakoze indirimbo nge n'undi muntu we utarabashije gukomeza mu by'umuziki dukora indirimbo yitwa Ibirungo icyo gihe twitwaga The Sky twakoze twumva ko dushaka kuba group dukora twitwa group yitwa The Sky dukora indirimbo yitwa Ibirungo iranakundwa muri quartier cyane ari nacyo cyampushinze kuza i Kigali cyane gukora umuziki aho umuziki ukorerwa nyine rero urumva umuziki nawo ukoze kera cyane gusa kugeza iki gihe ntaragera kuri fame nifuza ni za starago za Kigali nyine naho urabizi z'ubuzima ni biracyagoye kugera i Kigali nta muntu uziyo gashakisha ubuzima ukagira aho uba ukava mu buzima bwo kurara ingangi ukagira mu buzima bwo kuba wakikodeshereza ghetto imeze neza n'iki ukagira ku buzima bwo kuba wagura gitari nk'iyi ngiyi urumva nyine n'ubuzima burebure rero ni nayo mpamvu ntahise nzamuka cyane ngo mbe nagera aho nifuza kuba nagera gusa naho ngeze kano kanya mashimira Imana cyane kuko nibitangaza Imana igihe n'inkorera kuko jewe mu mbaraga zanye ntacyo nishoboje ntago ndi wa mwana wavukiye nyine hahandi bita ngo ikimama ngo igikoma cyavoka ntago ndi umwana wavukiye mu gikoma cyavoka ndagerageza nkihiringa nta mafaranga nakuye mu rugo ntaki byose biva mu maboko yanjye no mu bwonko bwanjye ubwo rero nimba nkoze video nkabona ni nziza abantu barayishimye bindushaho gushima Imana cyane nuko nguko yego uyu munsi wa none abantu benshi binjira mu nganzo hari abantu runaka bireferaho twagiye tumenya abo banyamitari twagiye tumenya abo ngabo ba Alpha Blonde bagiye baririmba by'umwihariko no mu ndimo za Bobo Mare hakunda kugaragaramo nako za Lucky Dube zagaragaramo gitari nkuko wagiye bivuga ndetse n'abandi banzi bagiye batandukanye bakora ibihangano birimo gitari nkawe nka Solo Boy wazamutse wirefera kuye muhanzi njyewe rero nazamutse nirefera ku muhanzi wita Lucky Dube ariko nje bari benshi Lucky Dube ikintu namukundire kigatuma mukunda cyane n'uburyo yari umugabo w'imbaraga nuvuga ngo nimba ageze kuri stage akazi kamujyanye kwabaga ari guperforminga amasaha 2 akayamara kandi ubona ko koko aho bishobotse akabyina aharirimba akaririmba ahashotse ko acuranga agacuranga je namukunze ko ari umuririmbyi mwiza kandi w'imbaraga je cyane namukundiye performance ziwe bitandukanye n'abandi bahanzi njya mbona hano hanze haba no nka Nigeria kuko umuhanzi indirimbo ye bayizi ahagaze kuri stage gusa abafana barayiririmbye ariko buriya ntago nje kirari cyo nemera je nemera ko nimba ngeze kuri stage je nubwo burankunda kumva naririmbira mu rusaku kumwe ndirimba abantu bavuga bamanika amaboko hejuru mbona bayagaye mba numva batari kumva message nshaka gutanga yego je mba numva naririmba bacecetse namara kuririmba bagakoma mu mashi abayikunze icyo gihe nibwo havamo n'abayigusaba bati indirimbo wongera uyidushishirizeho kuko hari message bayumvishe bitandukanye rero
nabo ngabo. Yego. Nje rero nakuze nkunda Lucky Dube mu Rwanda, nkunda benshi cyane. Ba Makanyaga Budu. Nkunda Voko ya Kitoko. nkunda Voko ya Kitoko cyane, nkunda n'abandi benshi batandukanye. Ni benshi pe nkaba Aime Brewston nawe bura n'umuntu nakundaga cyane nubwo namubuze. Mwe n'umwe mu bahanzi baririmba neza cyane bafite n'ijwi ryiza. Ariko utagikunda kugaragara cyane. N'umuhanzi nakunze cyane, bara bose n'abantu baje. Mani mbona turi kumwe mu kibuga ariko bakandusha amafaranga, bakandusha ntago mbizi imbara amafaranga, bakandusha bakandusha kuzamuka vuba. Bara bose gusa ikimbabaza nuko bandushije kuzamuka vuba bakaba barahise banabura. Yego. Nicyo kimbabaza, ariko bara n'abantu nagiye nkunda. Je ntago ndi muri babahanzi biyemera vaho, nta muhanzi ngo nkunda mu Rwanda. Je mu Rwanda nkunda abahanzi baho mani baririmba neza. Njye numva ngo hari abankunda. Nyarumva ngo hari n'uburyo wenda hano mu Rwanda utangira umuhanzi ariko ikitwa support yo kugira ngo zamurwe ugasanga ni ikibazo kugira ngo babashe kuba bagushyigikira nawe uva ahantu hamwe utera intambwe ugira handi. Ibyo bintu bibaho cyane, ariko cyane buriya ari ukuntu abantu bajya bavuga ngo impano ya nyayo ngirizamura. Ariko ndakeka uyu munsi icyo kintu mu Rwanda cyaracitse. Yego. Ariko nubwo cyacitse si mu Rwanda gusa, ahubwo mbona ahanini ari imbaraga z'abazungu. Uriya abazungu nubwo mubareba ntago ari abana beza. Yego. Nko kuri YouTube iyoborwa n'abazungu. Yego. Numva ngo iyo ushize igihangano kuri YouTube icyo ari cyo cyose, ba nyiri YouTube ababishinzwe nibo bakireba bwa mbere. Akenshi ni nabo banagipromotinga. Bakora icyo bita kucyamamaza cyane kabisa ku buryo bwose bushoboka. Rero ikintu kiriho mu isi kimeze nk'indwara nge mbona YouTube ni yabiyoboye, sinzi abayiyoboye, ariko icyo nzi cyo nuko nemera ko ari abazungu. Ntago bashaka ko isi yongera kugira ubwenge. Bifuza ko isi iguma mu icuraburindi, ntibifuza ko isi mbese bashaka kubika isi. Nge niko mbibona. Kuko uzabona abantu benshi uyu munsi batunzwe n'ibintu navuga ngo ni iby'ubugoryi. Nimvuga ngo ni iby'ubugoryi nta muntu ntutse. Ariko uzabona nimba uyu munsi ngewe nkoze indirimbo nziza irimo message nshaka gutambutsa izagira ikifasha umuryango nyarwanda, iyo ndirimbo ishobora kumara imwaka itaragira na views 1000. Ariko umunsi nisize ifu mu maso, nkambara n'ibyenda bicikaguritse, iyo video bazayipromotinga. Urumva mu masaha ujya kubona yagize miliyoni. Yego. Hara ntago bari imbaraga z'abanyarwanda buriya bayirebye ahubwo ni babazungu. Yego. Rero buriya bira ntabwo byakagombye kuba ari byo. Buri ibintu bitigisha mani, ibintu bitigisha ntabwo byo byagakwiye gupromotinga. Rero uyu munsi ntago hakiri gukora ngo impano cyane kurusha ibindi, ahubwo kuri uyu munsi umuntu urusha undi amafaranga, urusha iki, akenshi uri gusanga ari uri gutambuka cyane. Yego. Ni ibintu bigaragara. Ikindi ugasanga nk'abantu bafite mikoro bavuze ibyo bashaka. Yego. Umuntu ufite mikoro buravuga icyo ashaka. Rimwe uzanasanga nko mu Rwanda dufite nk'abahanzi nka top 10 y'abahanzi aribo bakinwa mu gihugu hose. Bahora bagaruka. Ntago bisobanuye ko abahanzi bakizamuka harimo ababandikira indirimbo. Bakabaha n'amamelody meza cyane. Yego. Icyo gihe rero wa muntu wakwandikiye indirimbo ikaza ikaba hiti mu Rwanda, ejo we ntabwo ukeneye kumuzamura nyine kuko umugiriye ubwoba. Yego. Bano bantu bagerayo bagira ishyari bakagira n'icyo bita ubwoba. Babanga ko nakuzamura wenda ushobora kumuzimya cyangwa se ukamurusha gukora ibintu bya da. Ko ntago aricyo nifuza ko cyakagombye kubaho. Icyakabaye cyiza buriya no gufashanya. Yego. Uyu munsi wa none witwa Rockstar Slow Boy ufite umaze gukora ibihangano bingahe? Ni nyinshi. Zingahe kuri YouTube ndetse n'izingahe umaze gukora uyu munsi YouTube yangira indirimbo zigera mu 10. Mfite album nashize kuri DistroKid kuri za Spotify y'ama-audio. Mfite album y'ama-audio nagiye nshira ku mbuga zose zicuruza ama-audio. Man ngiye mfite indirimbo nyinshi pe, kuko nta nubwo ngiye nsiba gukora. Nubwo banjyana hiti ariko nubwo banjyana hiti ariko nge mba nakoze tu. Rero ebana uwansura wese kuri channel yanjye ntashobora kwicwa n'irungu cyangwa gahinda. Hari indirimbo nyinshi, hari izisa na mitima, hari indirimbo ziryoshye cyane, hari indirimbo z'urukundo, hari indirimbo zifite message zose. Ngiye nkora ahantu hose. Yego. Twagiye n'indirimbo ya kabiri y'urukundo tugeza ku
indirimbo yindi y'urukundo ni indirimbo bita Akarabo. Hazirana n'icyitwa kwirunga, gusa ni mwiza kurusha ababikora. Hazirana n'icyitwa kwigunga, she is so special for me. Umwana ntanera irungu, n'umwari mwiza araberwa, ntibisaba kumubona muri mini. Uwo mbabwira n'igisabo na plastic surgery, byose biri nacyo. N'umugore mwiza sumutako, ama ibitekerezo biri practical. Indoro ye indotesha ndeba, nibisaba zangohe z'ibicukuri. Unseko yiwe inkura muri koma, na zahabu mu kanwa, byose biri natirede. Impumuro y'akarabo k'iroza hingwa ku mutima, agapuderi n'agafondete bike ku mubiri wawe, ibyo birankorera. Ngo bamubona bakeneye kopinage, kandi njye nakoze mariage. Abakubona bakeneye kopinage, kandi njye nakoze mariage. Babe urakubiye urakabije, ibaze kuruta Nazari, hawakugereranya na Shati. Ngaho nguma imbere darling, kuko uri amazing. Njye mba mbona Imana mukuremye, ese urabizi yuko unyamamaza. Amaniga yose ambaza ukuntu nabigenje, wakubona nk'Imanakazi kandi ntuhakane birakabije. Ese baby wanje nkubaza akantu, ese kuki weme mbona naraguhenze. Nukuri uri mwiza, no uri keza, no uri rwiza, oya mbuze uko mbivuga, nukuri birandenze. Impumuro y'akarabo k'iroza hingwa ku mutima, agapuderi n'agafondete bike ku mubiri wawe, ibyo birankorera. Byo birankorera. Bakubona bakeneye kopinage, kandi njye nakoze mariage. Abakubona bakeneye kopinage, kandi njye nakoze mariage. Abakubona bakeneye kopiyage, kandi wewe warakoze mariage. Akarabo Yitwa Akarabo, iri no kuri YouTube. yakozwe na producer wita Winner. Ni umujama mwiza ukizamuka kandi ukora ibintu bye neza. Yakozwe na Winner. Urumwe mu bantu bahendwa. Winner kuko numwe mu ba producer bari kuzamuka neza kandi bameze neza. Burya gufata amafaranga ukavuga ati reka nanjye mfata umwanya wanjye ngiye gukora igihangano cyanjye kwa Winner, bivuze ko byanze bikunze utanga ikintu kizima kandi gisobanutse. Yego, hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo aka gaca no karagabura, hari ijambo bita kuvuga ngo canira gabura runaka. Ese nko kuri Slow Boy uyu munsi wa none, music iragabura kuri Slow Boy cyangwa se ufite uburyo ubikora mu buryo bwawe, tutite kuba igabura cyangwa se ukabikora mu buryo kugira ngo utange ya message no kugira ngo ukomeze kubaka abanyarwanda? Njyewe umuziki nkora urangaburira, uranantunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se rimwe na rimwe amafaranga nshora mu muziki hari n'andi aba yavuye mu muziki. Nubwo bitaraba successful cyane, njye ndacyakeneye abafana bamfasha kuzamura social media zanjye. Nka YouTube wenda ntabwo iratangira kumera neza nk'uko mbyifuza, ariko mu bundi buzima umuziki urantunze. Kandi umuziki ntabwo ari ikintu kigutunga mu buryo bw'amafaranga gusa, umuziki uguhuza n'abantu, kandi uranga iyo ufite abantu ufite n'ibintu. Rero umuziki wanjye ntacyo nkushinja, kandi n'abafana banjye ntacyo mbashinja, kuko mfite abafana beza gusa bakeya ariko beza. Yego, ubwo rero njye ndumva ntacyo nshinja Imana. Byanze bikunze hari ukuntu nyine wagiye uvibinga no ukuntu wagiye ukora ibihangano byawe, ukareba hari ukuntu abafans bawe babyakira, ukavuga ati wenda
byanze bikunze ni ikihe gihangano ku bwawe wakoze nka Solo Boy ukabona ko cyagize vibe gifite ukuntu cyakiriwe n'abafana cyane kurusha ibindi? Ya indirimbo nakoze igakundwa cyane ntakubeshe, ni indirimbo ya kabiri. Iya mbere nakoze irakunzwe cyane yitwa Ibirungo, twakoze tukiri mu cyaro tukiri abana, ariko iyo ngiyo ntacyo yakoze ku icano yanjye. Ariko mfite indirimbo yitwa Yatumutwe, yitwa Yatumutwe. Ni indirimbo niyo yagize views nyinshi cyane kandi mu gihe gitoya. Yego ebana mu gihe gitoya pe yagize ibihumbi 24 mu minsi itagera muri itarenga icyumweru. Icyo gihe n'ubwa mbere nari mbibonye, mu gihe izindi zagiye zizamuka ariko ugasanga ni mu gihe kinini. Iyo ngiyo rero niyo mvuga ko ebana yakunzwe kurusha izindi kuri njyewe. Ariko nanone indirimbo zanjye zose nkora akaba ari izadanje, nta ndirimbo ndakora ngo abafana banci intege bambwira ati none hano wakotoye. Ngiyo nkoze indirimbo iza irenze iyo nakoze ejo. Iyo nkoze indirimbo gutyo. Yego namasikari yazamuye. Yego twagiye n'indirimbo yitwa Natumutwe, ndagiye dukubita akapira ka k'umuntu tumwe twumva uko ibintu byari byifashe. Yata umutwe. Unyemereza umutima nakurora inyuma naranyuzwe, uteye neza nk'igisabo wakureba byo niyarekera. Yatumutwe, Yatumutwe. Masigiye nitegereza urya mukololombya, waliwe manutse gushoka amazi mu gitondo, mu mabara atondetse neza byanyuze umutima. Natekereza ya magambo meza wangabiye, tekereza rwa rukundo rwawe wangabiye, tekereza byinshi byiza wambwiraga. Ibyo byose ndabyibuka bikanyura umutima, ibyo byose ndabyibuka bikanyura umutima, ibyo byose ndabyibuka bikanyura umutima. Yatumutwe. Yatumutwe. Yes, abakunzi ba Big Town TV ndetse n'abakunzi ba Music Nyarwanda, icyo nababwira cyo hano dufite impano itari ya indi y'inshakano, itari y'intoragurano, itari n'intora mayugi. Nimba uvuga gutyo muze kubyumva. Hari ukuntu abanyarwanda baba bafite amafaranga ariko bataramenya ngo twayashora hehe. Icyo nababwira cyo muri muzika nyarwanda dufite tara, dufite urubyiruko, dufite abasore ndetse n'ingimbi bafite icyo nakita talent ziri international mu bijyanye na music nyarwanda. Uyu munsi wa none uwitwa Solo Boy, uko ndibuze kubivuga simbizi nagiye kubidusobanuraho gatoya, mvuze ngo uramutse umushoyeho amafaranga ntago wahomba, ndetse n'abandi bategura ibitaramo ibisope bigiye bitandukanye, uramutse umutumiye mu gitaramo cyawe ndakeka ko abantu bakubita bakuzura, mutumiye mu bitaramo bigiye bitandukanye kugira ngo nawe aze adutwikire. Yego Solo Boy, uyu munsi wa none turagufata nk'umuntu wikorera ku giti cye cyangwa ufite management? Oya, nje nikorera ku giti cyanjye, si ukumfata nk'umuntu wikorera ku giti cye. Nje nkora ku giti cyanjye, niyo mpamvu nkubwira ngo nje muhanzi wanyawe ushobotse kandi ushoboye. Ni niyo mpamvu rero umuntu wese wifuza imikoranire n'umuhanzi mwiza yakwegera Solo Boy, kubera yuko iki nicyo gihe cyo kureba ahazaza hawe. Rero nje ndi umuhanzi ugira courage mu byo nkora kandi nkabikora neza. Ngaho tekereza none niba nkora mu bushobozi bwanjye bukiya nkirwanaho kandi ibintu byanjye bigakunda, ngaho tekereza none ngiza ndi maboko ari ku ruhande, urumva byagera ku ruhe rwego. Ni kwa kundi idarapo ry'igihugu rizamuka abantu bakayoberwa uko byagenze. Yego uyu munsi wa none byanze bikunze hari umuntu ushobora gukinira nka Solo Boy, nk'umwe mu bantu ashobora gukina kubo baza gukora mu bitaramo bye bigiye bitandukanye. Ese kugufatisha n'ibintu byoroshye cyangwa se uri muri babahanzi bazamura ibiciro bahenda ku isoko ku buryo ashobora kugwama akavuga ati ngewe uyu munsi wa none ndashaka gutegura igitaramo mu kabari kanjye, ndashaka gutegura igitaramo muri hoteli yanjye, ndashaka gutegura igitaramo mu bukwe bugiye butandukanye kandi ndakwifuza nk'umuntu waza kuburirimbamo. Ese gushaka Solo Boy ni ibintu biri ku giciro kingana gute cyangwa se kumubona biri ku kihe kigero? Nje kumbona ntabwo ari ibintu bigoranye,
nakubwiye ngo ninjye muhanzi ushobotse kandi ushoboye. Njyewe rero uburyo mboneka ni kuri nimero ya telefone, nibyo byorohera abantu bose, ko hari umuntu utazi kujya gushaka kuri Instagram, ibyo ibintu bigorana nyine njye simba mbikunda. Njye rero ncuranga muri event zose zitandukanye, kandi umuntu wese turakorana tugahuza, nta n'umuntu njya nkorera ngo avuge ngo kabisa ngo wampfunyikiye. Yego, njye rero iyo nkoze ahantu bifuza ko ngaruka. Njye rero nimero yanjye bambonaho ni 078 362 iyo nimero yimpamagayeho ni njye nyine uyitaba, nta undi muntu ujya witaba iyo nimero. Urumva, ubwo rero igihe cyose unshakiye njye mba mpari kandi nkukorera ibintu byiza. Yego, ubwo rero baguhamagare kugira ngo uze ubacurange mu ma event yabo agiye atandukanye. Yego, Solo Boy, tuzi ko hano mu Rwanda hari ibintu bijya bikunda kugorana mu bijyanye n'abantu bafite talent, bafite tara, ugasanga ubura support ndetse n'abagushyigikira kugira ngo music yawe ibashe gutera imbere cyangwa se kwaguka muri rusange. Mu buryo bw'amakorabo, hari uburyo utekereza ko n'umuhanzi runaka kugira ngo agusupportinge nawe ubwawe uvibinge kurusha ku rwego wari uriho. Ese waba warigeze ugerageza kuba wakakakorabo nk'undi muhanzi wari wese? Nagiye mbigerageza, rimwe bikagorana, hari n'izo nagiye nkora zigafeiringa bitewe nyine ntago abantu twese dufite imyumvire ingana. Hari umuntu wakakorabo kuko wamwubashe ubona ko yagufasha, hanyuma noneho akazamura ibiciro akabarenza ubushobozi bwawe. Akenshi rero nge korabo nagiye nzihorera kubera yuko nabonaga korabo nshaka ntari kuyibona. Nge rero gukora korabo igomba kunzamurira urwego, niyo nabaga nshaka kugeza na n'uyu munsi ndacyarwana nabyo. Umunsi ngomba gukora korabo nuko mba nzi ko ngomba gukora ya korabo ntasondetse. Rero ngewe nzakora amakorabo menshi kandi meza. Hari nayo natangiye akiri mu bubiko, ariko byanga bikunda abantu bazabona bazabikunda. Gusa uyu munsi nta korabo ndakora, ndacyagerageza kugira ngo ndebe ko byibura nanjye umuntu njya gusaba korabo ngomba kugira icyo mwereka. Buriya ntago wajya gusaba umuhanzi ukomeye wenda nka The Ben korabo ntumwereke level yawe uriho. Rero icyo nicyo ngiye mba ndi gukomeza kubaka kurusha ibindi, kuko nge ndi wa muntu udakunda gucunaguzwa. Yego, urumwe mu bahanzi rero bari kugenda bakora neza kandi bari gukora ibihangano biri hejuru. Uyu munsi wa none watuye ko kuri YouTube channel yawe umaze gushyiraho indirimbo 10 kandi yego ndagira ngo byura udutema ukarimbo ka Nyirabasare wo munsi ya Rwema niba ari Rwema, kugira ngo twumve ukuntu gitari yawe n'uburyo ushobora kuyikaraga, uburyo ikiri gitamo twumve ngo bimeze akamaro gaciye twumve. Nyirabasare kuri base yahetse umwana mu ngutiya, yahetse umwana mu ngutiya, kandi umugabo wari mwarimu. Amafaranga ngajye ku isoko, hageze agura inyama. Nyirabasare nyine ufite uburyo ukinjiramo nyine kuri gitari ukumva ko byanze bikunze. Gusa mu twakarahanyuze kuko akenshi natwo nkunda gukoresha mu bukwe, usanga mani ni uturimbo tuba tubyoshe, n'utwo nkunda gukoresha mu bisope mani usanga ntari. Yego, uyu munsi none rero Solo Boy urasaba iki abakunzi bawe, urasaba iki abanyarwanda muri rusange kugira ngo dusoze ikiganiro? Icyo nsaba abanyarwanda muri rusange n'abandi bantu bumva umuziki nyarwanda, usanga banafite ibintu byinshi kandi byiza cyane banatekerejeho. Kubera ko umuhanzi ukizamuka ni wa muntu ujya guhimba indirimbo akinjira mu nganzo akicara mu rugo akayitekerezaho. Rero abasitari nabo bagomba kugerageza bakazamura barumuna babo, kubera yuko uyu munsi hari abasitari nabo bari kugenda babura, kandi nta muntu nifuriza kugira ngo abure asize ubusa. Hari indirimbo bavuga ngo wabusize nk'uruki imusozi. Buriya rero kuba
ufite imbaraga zafata amaboko abantu 10 ugafata umwe izo mbaraga zindi wapfushije ubusimani zazikubaza rero tureka ishyari yes Solo Boy rero Octave reka tugushimire cyane ko urumwe mu bantu badususurukije ndamutse mvuze ko iyi ngiyi yari imeze nk'ahari inkera nyarwanda ntabwo naba mbeshye urumwe mu bantu bagerageje kuririmba neza ndetse bagerageje no kutwereka byinshi uri no kuza innovation muri icyo nakita muri music nyarwanda cyane cyane kuri umuhanzi wihiringa urumwe mu bantu bari gukora cyane bro icyo nagusaba nuko nawe wajya muri wa murongo kudacika intege kandi ugakomeza gukora cyane kugira ngo ukomeze ushyireho itafari ryawe mu uyu muziki ebana kabisa nge nkuko bisanzwe ntabwo nshobora gucika intege ubundi gucika intege nicyo cyiciro cy'ubukene cya mbere gucika intege ni nko kugwa mu cyobo buriya hari igihe ucika intege wari ugeze ku gasongero k'ibyiza ucitse intege usubira hasi mu gishanga cyane rero nge ngomba kuzamuka mpaka ku gasongero k'ibyiza rero ninjye muntu udacika intege kandi n'abankunda barabizi man n'abankunda barabizi nge nkora ibintu byanjye ntuje kandi abantu bakabikunda yego ubwo rero cyokoze n'abacuranyi baba kandi karimbo kamwe hanyuma tugasoza ugatanga platform zarushaho kugushakira babone tugasoza buri joro mpora nibaza byinshi mu mutima simbibonera igisubizo iyo ntekereje iby'ubu buzima mera nk'umugenzi ugenda mu nzira anyagirwa n'imvura y'umubabaro natekereza iyo njye ukuntu ari kure amarira agashokera mu mutima singira uwamoza bikanera kwibaza simbibonera igisubizo nuwuhe mugisha wanjye Imana yangeneye nuwuhe mugisha wanjye Mana ngwino uture mu itabaza ryanjye Mana ngwino uture mu itabaza ryanjye uwo yari umuhanzi mwiza cyane witwa Solo Boy ku ijwi ryiza ari sinzi ukuntu naza kurivuga ni ijwi ryiza rihamagara ni ijwi ryiza ryuje urukundo ni ijwi ryiza rigororotse buri wese yakifuza komeza kumva twishinze uburyohe bw'ibyiza byawe bwakira bugacya ariko reka mvuge ngo reka tugarukiraho tanga platform zawe bashobora kuba bagushakiraho ndetse n'imbuga nkoranyambaga bajyaho bakagufollowinga ibintu bikagenda neza gusa hano kuri Big Town TV nakagaruka igihe cyose nge banyenereye ngomba kugenza nk'abataramira ni mu rugo nta mpamvu yo kwigora rero ngewe platform zanjye zose ni Gustave Solo Boy Gustave Solo Boy kuri YouTube kuri Instagram kuri TikTok kuri DistroKid kuri kumbuga zose kuri Spotify kuri iTunes kuri Apple Music hose nitwa Gustave Solo Boy igihe cyose wanshakira rero wambona kandi nimero yanjye ni 0783 ugashira akanyenyeri ugakora ibindi bagahita bagusapotinga bateye amafaranga umuziki ukomeza ukende neza cyane yego njye nari Professor Cyucyu twa turi mu byiza bwa Great Hotel ndetse iyi ngira cyari Big Town TV ibiganiro bya Big Town TV byo nakagaruka icyo usabwa n'ukanda subscribe wikokana ukazogera kugira ngo ugende ubashe kubona notification zacu za buri munsi kugira ngo atazagira ikintu na kimwe kigucika kandi ikindi nkwibutsa gufollowinga icyo nakita platform zose za Big Town TV ciao ciao